Kwino ngwa kabisa. Amako dore naho ngaho mukomange nabwiye ko ntari rwose uretse ndigiye neretse abana bari inyuma yanjye kubaje kunyereka ahubwo amata kubana ndingiye nyira kakarya kangana urwo burabona nyuramo hanyuma si iyo mikoro ufite ari bwoko iki kuvangura wenyine uje gusura umuntu ufite na mikoro ahubwo se mikoro nta nubwe nakora nagakora turabona ine none sigiye kuri regime y'isukari ibyo ngibyo birandira Sitatu wabaye umuntu w'umugabo man biwe nyine wahese wahana ufata umugore wawe ukamwima agaciro kwe agaciro sinzi bama agaciro hano hari agaciro nawe urimo ntacyo wimarira suze ubushaka agaciro hano muri riranda gukino kandi tukigukoraho riranda gukino ubu kintu gisigaye no kwiyambaza ubuyobozi hangama wanyarute tukabwiyambaza hanyuma si ubuyobozi buraza kunyinguza ni wanjye nta naca hano hepfora urire mu kino wafunguyeho man ntago mfungura ukamana we turashaka kukuganiriza man nose njye mvikanira aho hano nkubwira ariko wanjye ndahareba ariko ndahareba mvanye ndahareba Sadu basi watse tukumvikana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri murabiranye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya kazamura ibyishimo njyana mu Rwanda bagasika mu itondo saa 7 nimugoroba saa amatara gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza bitandukanye bigenda bihacu umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito cyane gishoboka ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane kandi unakoresha kugira ngo ibiganiro byacu bigiye bigera kure cyane hashoboka kure bigereyo kure bigeraho mwana Nyashya cyane ni yanzira y'umusaraba rero yo guhiga Sadu none inzira y'imisaraba tugezemo ubu rero turakora iki umva nyine nakubwiye ngo hano namubonye ugenda kubeshya rero naragenda ndaruha ariko ni muri kano gace muri aka gace hano hepfo gato reba nabizicyuzwe nifashe mu kabomba mbari nawe yarahageze arega dusanga yagiye mu Burundi nasanga yagiye mu Burundi ubwa mbere naraje yanga kunyengurira arambwira ngo simukeneye cyangwa gukingura noneho turashaka nkubwire tusimuri danje gahunda rero ukuntu imeze danje niba yaranze gukingura ubwo turi kumwe ari bukingure we njye mbona akumva rega aranyumva akumva ariko biragora tuje ubwo wiceje kitaza kumenya ko turi kumwe n'igikingura nje none dore kuntu systeme harano tugiye kuyubaka njewe iyo mbonye ahita mera nk'imbwe bonye ntare nwango mwe muragenda sibyo turagenda tuhagere muri make ariko ngiye mbemeze nk'umuntu umwibeseho gake wemwe wenda mukomange ninge nkomanga ninge nemereye gukomanga ngenye wenyine inijwi ryawe ari ryo rivuga ryo nago nkomanga nk'abandi sawa nakomangisha gatsisi nagatsinyi vuba ariko se mama wapa ngiye ndebye rero no mu mama mbona yararushye pe ubundi buriya mugabo wamushatse umukunze cyangwa bashatse dosiye ari byo bita kwihambira ari byo bita ubundi kirane iki washakaga ubundi buri afite urukundo ubundi sinkundo ziracyabaho ziheruka kera ngiye ari nk'uwanjye namutera icyo bita shoti none ni mwakana keza nk'uyu mudamu ndakenda mama leta nishaka indi ni none icyo kirirwa kimuhiga kimukubita hari ndabikwemera ndi umukomisiyoneri urampemba n'uvuye ngo ndapfa kugenda gutyo gusa reka tuhagere dore ni hano hepfo gutya gatoya turebe ibyaho ariko hano hantu haramanuka noneho kugera umuntu aserebeka kumanuka duserebeka nka kumanuka ku gitumba gahunda yacu nyine no kubikurikirana amakuru gamba twatangiye rurangiye ntabyo gucika intege turarutsinda maka aya matafari ngo ajya yubaka inango bari kubaka ngo amatafari yaranahenze yarahenze ntangiye ngo ukoresha nangije ko aya matafari yangereze hari
cyo kuza wiraritse ngo wambaye neza ntabwo biri mu kazi. Ntabwo biri mu kazi ubu. Aho ngaho ni nanda atahana mwana. Apfa aho ngaho. Tafari ry'abandi se wapfa kuritahana gutyo gusa. Abandi se ndikuye mu nzira. Twihute dore ngubu tudasanga hagiye imihanda. Bagiye gutegera imihanda. Umugabo wanjye amaze kunkoresha oya ugomara gukora none oroze kupfa kumubona gutyo se. Urukundo nkuru nguru uzi umuntu warukunze undi Aburahamu. Aburahamu yakunze Sara imyaka 90 atabya. Ahubwo uretse reba moto buryo zaterera zagize. Abana niwe byadanje. Yego. Tubanguka umusatsi. Mugera amahoro sha. Nwapa banguka na moto zaho zitazaruke mwana. Na mugaterera nzamba. Anje ibintu bimaze kubihaga. None hibaze ngo ejo ngiye nasanze ari guhaha yambaye amakoma. Izina ry'Imana ku muhanda yambaye amakoma agiye guhaha yambaye. Ishabure zazindi zake. Ariko cyangwa yari yakoze umuco wa kera yambaye ishabure. Kugenda bifata indi ntera no umuhanda ku muhanda rwa. Bararebye nabi. Avuye mu makanzu ageze mu makoma. Mu makoma nagerageje kumukuramo ibyo hejuru ibyo hasi arabijyana. Kutabimaye makuru se base. Arega bura ntago ari ngombwa amakuru yose. Amakoma se. Amakoma nyamakoma. Ano yaramisina. Aya ngaya y'insina. Aya y'insina. Sinicabure zazindi za kera byibuse. Aya ngaya y'insina. Umeruka. Kona ariko reka nkubwire. Nakunanira nadakira. Uzaze mungiye kumukuvuriza kwa mugabo bita amatovu. Niba turapima nidusanga yarasaze cyabara murozi. Hari umuganga hari amani bita amatovu. Niwo tuzamujyana n'ibyanga. Atumushakira undi musore muzima. Cyangwa tukiyore ko mfite abapape benshi waretse niyanga leta ngo pasi ndiniga wakino bura nanjye nagwamo uzamanega mama twatwivugira amadata yeto tugira ngo turebe kuno basi wakishima nimba umugabo wawe yarananiranye yerirwa mu makoma none yateye tentira umutwe barawunyereje niba ari zo mu Bugande mukorogo yariteye kumubona ni nka shumurete uribaje n'umugabo afite n'ikibazo mu byo tuvuga tunavuga no umuntu afite ikibazo okwe gusenga amasengesho yayandi arimburi ibiti ariko ubundi asenga iki namunanyara azamureka je nzaguhereza indi niga tugende niyanga ndahita ngo paso ndi muniga ndabafite abapapa tugende tureke no gutinda ahubwo dore byakomeye ubungubu sinkubeshye shobora gutinda gake hano ashaka ko haba ibirayi bya danje ugure ibirayi se Hose wagira turi kujya ku kazi koko giye gushaka umuntu urebye ibirayi nk'umushonje wa kintu katubaye turebe uriya mukobo iri tumubona ndabikugurira kwazihendutse birahari cyo manyara mpamvu yahacikiye none yarahacikiye uzi none yaragiye yarabyibuha arimba mu butinganya ari kurya mwiki simbizi yarabyibushye nimbogo manya bamwijura mbere naramufataga gutya ariko umutsiga yamfata kigahita kikunaga direct ese umuntu wataye direct mva umugore we bafite izindi mbaraga ziri kumukora bafite izindi mbaraga ziri kumukorera ubu ntago yazibura akabigasekwa nk'akeza ariko we nakubwiye ngo ukeneye gusenga amasengesho nk'ay'iminsi 40 utarya Yibuze niyo Imana yaraba umvase naguri iminsi 40 ya munoze nimeke amasengesho nka iminsi 40 meze witware muzendicaye ngeno nyihoberere ngeno shere ngeno ngwa kabisa mama wa pampe se buriya noneho we ajya kuri bugenzi we urashaka icyo dukorana gahunda igice cyo hasi cyangwa cyo hejuru hitamo bashaka icyo ngiki cyangwa iki hapa ndani kwe ako kanurata tugende man tugaze kanira ndi gukererwa hari umuntu tugiye gushaka twaburiye naha ungo urashaka hapa ndani gende turebe ahubwo sura muntu nta kuzana tuye dore nango haparitse igare hano se igare yego hano tugende tukanagiye twitonze naho ngaho haparitse igare naho ngaho naho ngaho haparitse igare aha ngaha naho ngaho ko mbona se igare ni iryo se
iriga wapu nyine ni ibigabo biba byaje kumurya biba byari haparitse none se wabibwirwa n'iki dore nahanga dore nahanga n'abanyonzi basigaye bamurongora se yo waba umutinganya hari icyo usigaza inyuma sibyo njyewe nababwiye ko dore naho ngaho mukomange nababwiye ko ntari kumwe namwe uyu munsi nimugira amahirwe ku mugani none hatari nimugira amahirwe arabafungurira nimutagira amahirwe nyine nuko dore naho ngaho ahangaha oya gahunda se kuntu twazipanze ntago kwigaritse n'ingende kumbona byonyine kumbonaho ni ibibazo ubundi se uriya mugabo nawe yarashaka ko bamurongora hano ko bamumutinganye nawe uri umutinganye niwe turi gushaka niko nawe baragutinga mama bapa amagara wana komanga kare nkubwire buvuye mu nzira niba waruje ngo mama pa komanga mwana bawigiye barahungike igira muzaricaye manga komeza karenga rata dore naho ngaho ndabona hano abafite ibibazo ari benshi sinabwa ko nibukozeho ikirenge komanga neza ase mungu bana rimora mujya mukina n'abantu banga koboyi se have ndebe naraje nsanga harakinguye muri bande vuga oya ni mama papa uje kureba wasadunda kugira ngo bigende gute mama bapfa none se ko turi inshuti mwana wanyinguriye ko ari wenje kureba uri wenyine ndi njyenyine rwose nta wundi muntu turi kumwe uri wenyine sha ndi njyenyine pe bizi ntago nabigukora hari umuntu wakuntumyeho ngo wa wundi mujya muryamana nyine nugushaka oya ndi njyenyine ariko ubona ko ndi njyenyine reba ndi njyenyine rwose papa uri wenyine ndi njyenyine rwose uretse ndi njyenyine uretse abana bari inyuma yanjye baje kunyereka ahubwo amata kubana njyenyine rwose nushaka ukinga ubwo agira vavu amata kubana se kufite ubwo sandacamo papa uri wenyine ndi njyenyine akakaryaho kangana urwara urabona anyuramo hanyuma si iyo mikoro ufite ari bwoko cyo kuvanga uri wenyine uje gusura umuntu ufite na mikoro ahubwo se mikoro nta nubwo nakora nagakora urabona irimo yakase kandi ariko ubundi kuvuga ngo mfite kamera kubizi ko kera umusitari ubwo ntukiriwe ubundi mfite mikoro bigutwaye hanyuma se kuza kundeba ubuzanye na mikoro na kamera none se ko kinga uriya ninde mbonye uhuheze uhuye njyewe ndi njyenyine aba ni banjye mama bapfa nta wundi muntu utari kumwe ubundi nawe misamba nakugiye mu gatebo nk'akaba ariko ndakubwira amaniga yose yitsinda aho ngaho se hehe ari kubyina cyangwa ari kuri nta wundi mucuraguzi uri aha nta muju nyashya ko mu nyashya se nyashya ko mubonye wose ndarose ngo umucuraguzi ntawe uhari ntabwo bishoboka ni mugumana ako wababare ko hari umuntu ukuntumye ntabwo bishoboka rwose byara hari n'umukire ariko no gushaka umukire aho gukora iki ngo mukorane dukorana iki akazu ko uwo ni umukiriya nyine asubuni sadu wadukinguriye man oya rero se ko n'ubundi waze akingura se bigende dukinguriye man suguma dore na madama wawe none nawe turi kumwe ubwo noneho mukomeze mukore korara aho ngaho ariko ubu nta matsiko yari umufitiye uno muntu mukore korara aho ngaho mupepera ariko mupepere wene Sadu uragiye fasha gutya ngiye nurire cya kiginga nje kukireba ugiye kudukingurira se ngiye kurira mfungura urumva ugiye kudukingurira ngiye kurira hano mfungura sikikonwereza ngiye kurira mfungura hanga ibeshyuhuri Sadu urabizi ko nta mikino ibeshyuhuri nta buyiri hafi hanga ngo mpere none ngiye ese bebe basi wajya wubaha n'abantu umugore wawe man wajya wumva umugore wajya inyubaha basi muje gukora iki tuje kukureba ngo nabemere ko umugore yambwiye ngo nzakuzanaho ahuba ngo nzamukuzanire arayabewe n'ubwa mbere ahaje narakubonye se ko nahaje narakubonye urambonye rero ubonye se ndashaka kuvugana nawe basi twicare tuganire reka muvugane cyangwa niba wumva utamukeneye mwiyera abandi bakoboye n'ubundi ushobora kuba aho uri kubivuga uje gukonfurira ushobora kuba waranamuhaye aho uje gukonfurira ubundi si ubwo uranyeneye
Asibusa nyine mwebwe ukora ibyo mushaka Saduri muzima Shibukowa yara uravaho ngaho ndurira iki gipangu ni icyanjye urabona ndagucina wa mukarita hari umusazi utunga igipangu nk'iki ngiki umva ngo arishinyagurira urabona ari umwowe nangwa ni tuwale ngo igipangu ni icyanjye wewe byo ni ibiki washyize mu mutwe hanyuma se yakurije nashyize ubwo ngiye mu mutwe se nari nahabonye mu Burundi niho yabikoreye abeshya ngo ari mu Burundi kuko wahaye umugore wawe agaciro mwa agaciro umukore ku zuba ari agaciro gahari nikaje gufata hano hari agaciro development pound kari hano ngo reka twumvikane hano baza kuwa pound wowe reka twumvikane nk'abantu b'abagabo nk'umuntu w'umugabo pe nk'umugabo basi twumva ubwa mbere twaraje buriya aracyari umugabo umugore wawe umwima umwanya wikingirana mu nzu uragenda sibyo byananyobeye ubwa kabiri turaza turakubura dusanga hagiye mu Burundi hanyuma ubwa gatatu byibuze turavuze ati reka tuze twitabaje abaturanyi ababyeyi n'iki ngo tuze kukureba umugore wawe agahinda kagiye kumwica umwana nta kirya nta kinywa aheruka isukari kuri bonane urumva ubu ngo isukari kuri bonane noneho aheruka kuyigura niba yaragiye kuri regime y'isukari ibyo ngibyo birandira Sadu wabaye umuntu w'umugabo man niwe nyine wahese wahano ufata umugore wawe ukamwima agaciro kwe agaciro sinzi bama agaciro hano hari agaciro nawe urimo ntacyo wimarira suze ubusha agaciro hano muri ino uretse utamubwira nabi uretse utamubwira nabi akagukingura muri amaherezo ari bukingure turi abeshya mama wa pampa ari wenyine urasi mushyize mu gatebo nk'akanyuza ndamubona nawe yose nguru uguruka ese ubugira ngo mbe ngenyine kandi ndi icyamama ntacyo mwankoraho ururira ndagucino kandi tukigukoraho ururira ndagucino ubu ikintu gisigaye ni ukwiyambaza ubuyobozi aha wanyarutse tukabwiyambaza hanyuma se ubuyobozi buraza kunyinguza hano iwanjye nta hantu naca hano hepfora burimo mani ni turahurira urira mu kinoki Sadu urira mu kinoki wafungiyeho mani ntabwo mfungura urira mu kinoki kurumva atangiye gukubita urira mu kinoki kurumva atangiye iwanjye ntabwo ari iwawe urukumva kurumva atangiye kudukubita tugatambuka mani gutambuka we turashaka kukuganiriza mani nose njye ubu ngubu urabona ntacyo mfite mani hanyuma se hano ko iwanjye mfite uburenganzira bukwinjiza nangwa Sadu no nkubita Sadu nkubita abo kwanjye ndazice mama y'Imana ntabwo bibana se ko ndi se ndazica se mani waretse basi twumvikana ntabwo twumvikanira aho reba hano nkubwira ariko wanjye ndahareba ariko ndahareba mvanye ndahareba Sadu basi waretse tukumvikana ntawe icyo twumvikanaho basi urifuza iki kugira ngo uve muri ibi bintu yifuza ko muvana mu gataha rukinza gute wagira ngo hakingirije nose we shaka ukuntu ufungura haruguru mama apangiye none umwe ndafungura ngo hafunze kubi afungura binyuze ku reba ugiye kubita n'umugore wawe se n'umugore wagiye kumukubita ase ubu koko niyo shetani yaguteye koko nyine muraza gukora iki hano niyo mu birunga niyo mu nyungwe niyo mu kagera niya gukingura ni ibintu bigoye kugira ngo mbe icyatuza kiganirira aho ngaho mu byimbo akiganire nande tukiganire nande se kare dushaka ngo sohoka basi tuvuganire hano hanze uratuvuganye hano hari sohoka muzi wowe unyambika ubusa ukanyandagaza ku muhanda nayo netseho kunyandagaze se ubundi se uba wambaye yambaye nyine umuntu se bambura nambara bakwambura ubusa bw'ibyo utambaye se umuntu akwambura ibyo utambaye wakizawa ase umuntu mugumaho ngaho uzi yuko zuba rinatwishe mama papa we mushukashuke nongewe mpangane n'iyimbwa mana ese ugiye kumutera amabuye nawe ugiye gusara nkawe ko cyangwa iki mushaka turwane nkoya basanyikira reka tuzanire umuhina duhondagure undi buriya ntabwo yasase yamweruka ari muzima noneho yabize byunzwe wagira n'imbwa yanyweye ntuza kirorine nose waretse tukumvikana mana rero hari ukuntu umuntu agerageza kugirira umuntu neza akajya abifata nk'aho umuntu ari kumugirira nabi ndamuteza yahanagure turacyagufitiye impuhwe kandi ihanagure kingura ngo hereze ihanagure turakwanze mana ndabakirimo n'amazi uje kunsiga ngo mpinduke kingura wihanagure wese guhinduka byagutwara iki kuba umuntu muzima nk'umuntu muzima ushimwa n'umugore we agashimwa n'Imana n'umuryango n'igihugu ibyo bintu byagutwara iki ashyizemo n'ingufuri mada reka nkubwire ngewe n'ibyanga n'aba nicariye shafashe
fasha nze kureba yashyizemo ingufu simbabeshye iyi nzira ngiye imaze kundambira mada we sinzi amasengesho uzasenga nimba uzasengera mu birunga nimba uzasengera mu kiyaga nimba uzasengera mu nyungu simbizi ubu nubwa kangaye tujana adukata reka nyine dutaye no se byagenda biti burya ngo wo byaye ikiboze nyine arakirigata nako ibyaye ikiboze irakirigata ndetse muri rwa nta kibazo afite dukora iki twicara tubwigeho ureraga naragenda yabitekerezeho urasa nafite gahunda yo gutekereza afite umutwe mbonye ukiriho nubwo wirabura ni amasha afite kandi icyo bita tono vide na amasha kandi burya ingunguru imwe ubusira irabomborana umva nk'indura bafite mbonye yikorera n'itameroni irane otameroni muri reka twe tumutegereze wenda turebe nitugira amahirwe aradufungura uriya rero afite gahunda yo gutuza wagira ngo mu Burundi aho yavuye nta cyizere ufite umwana kuvuga ngo mareke nkwera abandi bagabo nibyo yihisemo twigene mada ihangane itama niba ubundi hari ikintu marambwira no mu mama wihangane ibi ngibi uri gucamo none uyu munsi ashobora kuba ari ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza urakubitwa amabuye uterwa imigeri ukubitwa ibiki ariko Imana izi impamvu ibintu biri kukubaho sibyo pfuka musenge wowe sengera umugabo wawe natwe tukuri inyuma ibyo tuzacamo byose turabyihanganira yes reka twongere tugushimire cyane wowe wari udukurikiranye kuri Manzina Innocent TV mwari muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda rwanya abarwaka muri gisho njyana Rwanda mu gitondo saa 7 nimugoroba turabakunda cyane inzira y'umusaraba yo turayikomeje nta nubwo tuyihagarika tutari twagera ku cyo twifuza madamu wihangane ndetse ngushimira nawe mama w'abapampe reka dukomeze tumutegereze nitugira amahirwe aradufungurira natana dufungura nyine turataha tuzagaruka ubutaha turabakunda cyane